mwigisha wigisha abandi by'ikaruvari, abo abizera bacunguriwe wowe uhagaze ute? Ko wigisha abandi nawe uri naho mpagaze, mbese watumwe nande mu ruzabibu rw'Imana isumba byose? Imyaka irahita indi igataha ntuhinduka, aho amaraso ubwiriza nazeza abantu ugasiga. Suzuma impagarike n'ubugingo byawe uyu munsi, kuko abanishwa n'ibyaha byabo, imbabazi z'Imana ziri kuri bo iteka. Hakenewe Yesu wo mu bugingo mu bihe nk'ibi ngibi, hakenewe imbaraga ihindura imitima, imitima myinshi yaguye ikinya, kugeza ubwo idatinya gukora ibyaha mu ruhame, kandi ari abakozi bawe data. Tabara ubwoko bwawe Yesu mu bihe nk'ibi ngibi, banihira ibizira bikorerwa mu isi mwihangane, erega ijuru rifite abaryo. Hakenewe Yesu wo mu bugingo mu bihe nk'ibi ngibi, hakenewe imbaraga ihindura imitima, imitima myinshi yaguye ikinya, kugeza ubwo idatinya gukora ibyaha mu ruhame, kandi ari abakozi bawe data. Tabara ubwoko bwawe Yesu mu bihe nk'ibi ngibi, banihira ibizira bikorerwa mu isi mwihangane, erega ijuru rifite abaryo. Intumwa z'Imana nyinshi zikugeraho ukaninira, ukica amatwi ugira ngo n'ejo niko bizahora. Igihe kiraje nshuti umuntu atumwe n'icyo yamenye, mbese kugeza ubu urebye mu bubiko bwawe harimo iki? Bavuga ibyanditswe byera uti sinabibonera umwanya, kandi ukabona umwanya wo gusoma ibitakiza ubugingo. Suzuma igihe utakaza mu bidafite umumaro, kuko igihe nacyo ni imwe mu mpano twahawe. Yesu aduhe kugikoresha neza tutazakibazwa n'agaruka. Hakenewe Yesu utari amagambo mu bihe nk'ibi ngibi, hakenewe imitima ihindutse muri twe, kuko inyanja turimo isuma cyane. Hakenewe ko gamagaza amazi isi y'ayandi, mube maso musenge ubudasiba. Abamena amabanga ya Satani mwihangane, dufite isezerano ryo guhemburwa n'Imana, kandi ntibeshye ibyo yavuze izabikora. Hakenewe Yesu utari amagambo mu bihe nk'ibi ngibi, hakenewe imitima ihindutse muri twe, kuko inyanja turimo isuma cyane. Hakenewe ko gamagaza amazi isi y'ayandi, mube maso musenge ubudasiba. Abamena amabanga ya Satani mwihangane, dufite isezerano ryo guhemburwa n'Imana, kandi ntibeshye ibyo yavuze izabikora.